Njyewe nta kibazo, njyewe icyo nshaka nuko mbona gahunda yakozwe umuntu tugatangira procedure yo kwishyura. None ku kibazo cyo gutema igiti bamitishijemo ibintu bibiri. Kubita inkuba cyangwa imodoka urashaka iki? Ubundi byaba byiza habayeho imodoka. Nibwo byaba byiza nabwo nta zindi nkurikizi zindi ziri inyuma. Okay, ngambwira amazina yawe n'aya papa wawe noneho mbibabwire ubwo ngubwo ikijyanye n'amafaranga ubwo njye ndimo ndamwigisha ubwo bigabona. Inkuru ya Ikirezi Esiteri n'umugabo we ikomeje gushyira benshi mu rujijo. Bijya gutangira umugabo yatangiye avuga yuko umugore we Ikirezi Esther ari we wamugambaniye ashaka kumwicisha. Ariko none muri kano kanya hagaragaye indi nkuru yerekana ko Ikirezi Esther afite ibimenyetso bigaragaza neza ko ahubwo umugabo we ari we washatse kwicisha Ikirezi Esther. Uti byagenze gute? Umugabo we yabanje gushakira inzira mu bapfumu, aho yashatse umugabo twakwita umukomisiyoneri akamubwira yuko ashaka ko ajya kumushakira umupfumu uzabasha kumwicira Esiteri byihuse kandi bitazagira inkurikizi. Umugabo yaramwemereye nta gutinzamo, arakunyarukira ajya kugushakira umupfumu wo muri Tanzania ariko ngo wari uri mu Rwanda. Ageze ku mupfumu rero, umupfumu yaje guhamagara umugabo wa Kirezi amubaza amazina ye. Nimwiyumvire, iyi ni inkuru mpamo, mwiyumvire ukuntu umugabo wa Kirezi yamwitabye akamubwira n'icyo ashaka. Ngo uravuga amazina yawe yombi barebe n'ikibazo bugufashe kuri gahunda yo gutema igiti birangire, noneho wowe miliyoni uzayitanga umaze no kugurisha ubutaka bwawe nta kibazo. Ariko nuramuka ubahemukiye ubwo ibindi bizaza nyuma. Njyewe nta mpamvu yo guhemuka, ntabwo guhemuka birimo. Njyewe icyo ni ukumfasha, mumfashe ibindi uzahita ubibona. Urabona njyewe mfite gahunda yo guhemuka. Okay, miliyoni mbere kuzayitanga nyine banze mbwire, ubona hari gahunda yo guhemuka mfite. Njyewe uko nakumvise nuko nakubonye nabonye nta gahunda yo guhemuka, niyo mpamvu mwinginze nabwo ati mureke ateme igiti niba byifuza. Sibyo? Yego. Miliyoni azayibahe nta kibazo. Hello? Yego ndakumva. Njyewe nta kibazo, njyewe icyo nshaka nuko mbona gahunda yakozwe umuntu tugatangira procedure yo kwishyura. None ku kibazo cyo gutema igiti bamitishijemo ibintu bibiri. Kubita inkuba cyangwa imodoka urashaka iki? Ubundi byaba byiza habayeho imodoka. Nibwo byaba byiza nabwo nta zindi nkurikizi zindi ziri inyuma. Okay, ngambwira amazina yawe n'aya papa wawe noneho mbibabwire ubwo ngubwo ikijyanye n'amafaranga ubwo njye ndimo ndamwigisha ubwo gahunda zose zijya ku murongo ntacyo. Mbwira amazina yawe. Njyewe nta kibazo. Mbwira amazina yawe yombi, nyine arashaka gusubira muri Tanzania mu kanya. Nitwa Nshimyumukiza Zariya. Nshimyumukiza Zariya. Zariya? Amazina yawe aba ya papa wawe? Yitwa Rekeraho Eliyezari. Mama wawe? Akitwa Nyirahabimana Berina. Nyirahabimana Berina. Nyirahabimana Berina. Noneho ya madamu wawe? Yitwa Ikirezi Esther. Ikirezi Esther. Ikirezi? Esther. Muze, okay, ngo mwasezeranye kutakiza ingahe? Urabyibuka? Ibyo twasezeraniyeho? Tujya mu murenge? Zari 19 z'ukwa karindwi 2011. Umwaka? Umwaka wa 2011. Okay, sawa, wayanganye gatoya ndaje tubone. Sawa. Nyuma rero yuko umuhitishamo niba ashaka yuko umugore we yakwicwa n'imodoka, umupfumu yamubajije ibintu bibiri. Ati hagati y'inkuba
cyangwa impanuka y'imodoka, umugore wawe ushaka ko mwicisha iki? Umugabo we yashubije umupfumu ati nshaka ko umugore wanjye Kirezi Esiteri agongwa n'imodoka, nibyo byiza, nibyo bitazagira inkurikizi. Nuko umupfumu yaramubwiye ati rero iby'imodoka byo ni amafaranga menshi. Aramubwiye ati rero ibyo kumugongesha imodoka dore byo biri gusaba amafaranga menshi, ni miliyoni. Iyo miliyoni uzayibona. Umugabo w'Ikirezi Esita yamubwiye ko miliyoni azayimuha nta kibazo, ariko rwose agerageze abikore vuba kuko akeneye yuko apfa byihuse kandi bitazagira inkurikizi. Nuko rero umugabo yarigiye aricara ategereza yuko rero Ikirezi Esita imodoka izamugonga, ariko ntago byaje kumuhira kuko wa mukomisiyoneri yari yizeye yaje kumutenguha. Uti komisiyoneri yabigenje ati? Komisiyoneri yaje kumuca inyuma aramuzenguruka, ahamagara Ikirezi Esiteri aramubwira ati waba uzi ko ugiye gupfa, ko umugabo wawe ashaka kukwica, yantumye ku mupfumu. Kirezi Esiteri abanza guhakana ati oya ntiyabikora. Nibwo rero umukomisiyoneri yagerageje guhamagara umupfumu, hanyuma rero umupfumu avugana nande na Esiteri. Ubwira rero niteguye kugufasha uko amaboko yanjye yose angana, nkagufasha n'umutima wanjye ntagombeye inyungu, ahubwo ngira ngo ndengere ubuzima bwawe. Wenda mu gutanga ubuhamya kwawe uzavuga ngo yigire uko ibigenza, ibyo yego yanyuza no mu biti n'amabuye bikakuburira cyangwa bikavuga cyane. isi yose izavuga ati Esiteri zanyuma na nyuma ageze ku cyo yifuzaga. Nawe niko byumva? Niko mbyumva. Ahari uyu munsi nushaka utere haleluya nk'icumu uvuga ati ndatabawe uko byagenda kose. Nibishoboka tuzavugana kuri telefoni cyangwa se tuzahure, cyangwa se duhe kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko urumva iyo guca umugani birasaba kuwumva n'amaso yawe. Iyo ifi ivuye mu mazi ntabwo guhumeka kwayo kubaho, irapfa. Ubwo ibisigaye ni kwikaraye. Urashaka kubyumva kugira ngo noneho wizere ibyo nkubwira? Ndabyumva. Ndikumvishe nona? Inyumvishe. Okay, uri steady? Ndi steady. Okay, ngiye gukora icyo bita guhuza imirongo. Niwumva mvuganye n'umuntu ucecetse, ndagutaba yewe ndahita nguhuza n'umuntu wamaye nimero zawe. Hari Gisaka ni Kibungo, bamwita Gisaka. Yarambwiye ngo nta maraso y'inzirakarengane yakora. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urumva? Yego. Yaravuze ngo ni ikimenyimenyi, inkuba yagombaga gukubita izahindira mu rugo iwawe uyumve. N'imodoka yagombaga kuzakugonga izakora impanuka uyihagaze iruhande. N'amafaranga yashyizweho yose uraje uyumve. Yego. Ariko hari icyo bigusaba. Uteze amatwi? Ndabyumva. Ihangane noneho mbanze mwumvishe ibi ngibi. Yego. Hanyuma Esiteri arabyiyumvira. Nuko ubwo rero umukomisiyoneri nibwo yamubwiraga ati ngewe sinshaka gukora amaraso atariho urubanza, sinshaka kwanjyaho, ndagutabaye. Icyiza ni uko umenya ukuri ko umugabo wawe ashaka kukwica. Ngaho ugenda rero uryame usinzire. Ariko rero ngo Esiteri yaje gutekereza nyuma, yibuka yuko hari ubundi buhanuzi abahanuzi bamuhanuriye bumaze iminsi, abuhuje n'ibyo byo ku bapfumu koko asanga koko ibyo bintu ari byo byarabayeho, bitewe n'uko yabigereranije n'ubwo buhanuzi yaba yarahanuriye. Mwakwibaza ubwo buhanuzi ni ubuhe, buteye gute? Iyumvira uko Ikirezi Esiteri avuga uko abahanuzi bari bamubwiye, maze akabihuza n'ibyo umupfumu
yavuze. hari icyo ubashije kumva gatoya? mbo mbihuje n'ubuhanuzi mfite. bafite uwo noneho wanyizera Yego. tuvugana. Yego. ubuhanuzi babanuye ntahari Funanzi na Nyinsinkuzi. hari byinshi noneho uhawe n'ibimenyetso n'urupfu rwawe uko rwateguwe. Yego. n'agaciro k'amafaranga yaho. Yego. ngaho utaha ujye kunywa agafanta ibindi after tomorrow. Yego. ukanywe uvuga ati mani urakoze. Mana ishimwe. wirinde amagambo. nagukunze ntakuzi. ndagutabara ntakuzi. niba ngombwa nzakwiyereka. Yego. sibyo? Nibyo. kuko ntabwo rero ntacyagura ubuzima bw'umuntu. Nibyo. ubu kano kanya bari njye imfubyi isigaye. bashyiriyeho miliyoni ngo imodoka inyitse. kabura uwanabara. byaba bimeze gutya. genda uryame ugure agafanta uteke igikoma ube n'umwana umwe ati mwana wanjye imana itongera umunsi wo kubaho. Nibyo. zaguha amakuru arenze aya n'umunsi bizakorerwaho. urumva? Yego. niba ushaka no kumbona bitegura umbone kandi nyungirire mwumvana uzaba ubaye umwana. Oya ntabwo nzabikora. ni njye jyenyine wo kukurengera n'Imana yawe nta wundi. Yego. kandi tuzahura tuzabonana. naho bizabera uzahamenyeshwa. Yego. n'ibyo bazagutega uzabirenga. Yego. uzanabifotora ubishyire ku mugaragaro isi yose ibibone. urumva? uzahagarare noneho uvuga ati mana ubwire abantu babwire ko Imana itabara. icyo ushaka kugira ngo igaragaze mu maso yawe. zawe ujya mu rugo mwana. Murakoze. zawe ugira umunsi mwiza. namwe Imana ibarinde. nuko rero ubwo umugabo wa Esiteri wa Ikirezi Esiteri yakomeje gutegereza ko umugore we azapfa araheba. niko rero kuza muri social media aravuga ati noneho nagerageje mu bapfumu biranze, none reka nze muri social media noneho ndebe ko ariho noneho nagushakira. ubu rero niyo mpamvu muri kubona umugabo wa Ikirezi Esiteri ari muri social media. noneho icyo ari gukora ni uko agomba gushyira amakuru yose hanze. ariko se hagati aho umugabo w'Ikirezi Esiteri nawe ko avuga ko yikiranye ibimenyetso turagira gute? umugabo w'Ikirezi Esiteri nawe ngo afite ibimenyetso. nawe yabashijwe mu biganiro ari gutanga atangaza ko nawe yifitiye ibimenyetso bye. hari za rikodi afite zo ku matelefone yagiye yumviriza Esiteri. hari amafoto yamufotowe. ibyo byose nayo ngo arabyicaranye. none ubwo se turabwirwa n'iki ibimenyetso by'ukuri? ni ibyande bose ko bafite ibimenyetso? iby'ukuri ni ibyande? ni iby'Ikirezi Esiteri? ni iby'umugabo wa Kirezi? umugabo wa Kirezi yasobanuye uburyo ki Esiteri yagerageje gushaka kumwica aranamushimutisha. Kirezi nawe agaragaje ibimenyetso afite by'ukuntu yamujyanye mu bapfumu ashaka kugira ngo amwicishe amugongeshe imodoka, aho yatanze ngo miliyoni y'amafaranga. none se ubwo kuri turagushyira hehe? turagushakira kuri indi? reka rero dutegereze tuzarebe uko bizagenda. hagati aho ngaho ibintu biracyakomeje kuko bose bagumye kugaragara muri social media barashaka kutubwira ukuri. nabo rwose bagumye batangariza abanyarwanda ukuri kwabo, ukuri k'urugo rwabo uko rumeze, uko cyarusenye, byatewe n'iki. aho umugabo avuga ko byatewe n'uburaya, ngo yasambaniraga kuri za video call. ahandi bakagaragaza yuko Esiteri akagaragaza yuko yamukubitaga. ni byinshi biri kuvugwa. ni byinshi bivugwa rwose. mukomeze mukurikirize inkuru rero.
gusa ariko abantu bakomeje kugira inama uyu mugabo wa Ikirezi Esther kuva mu itangazamakuru akava kuri social media, ariko nawe yaritsize arabahakanira, ababwira yuko kuri social media ariho agomba kubonera igisubizo. Niyo mpamvu ibyo azi byose ku mugore we Ikirezi Esther agomba kubishyira hanze, ndetse akomeje kugenda avuga yuko adashaka yuko Esther agumya kugenda abeshya abantu ko akijijwe, kandi ibyo avuga n'ibyo akora bitajyanye nk'uko ijambo ry'Imana ribibabwira. Ubwo harakorwa iki? Bizagenda gute? Bizagenda gute? Hakorwa iki? Wowe kora subscribe kugira ngo uzabone igice gikurikiyeho. Kanda kwako kazogera gatukura ukore subscribe, ntiwibagirwe gukora na share kugira ngo ujye ubona inkuru zigezweho.